kundeba Mm. aje kundeba nibwo nabwiye mugenzi wanjye twari tuvanye kwahera ngo ese kuriya mugenzi wacu turuzi yuri inama. uretse gatonya ikintu dushaka kumenya nk'abanyarwanda cyangwa amakuru dushaka kumenya banza tubwire ubundi uyu musore koko iyi nama yayisambanyije. Inama yayisambanyije kuko twamusanze hejuru yayo. Mm. Twamusanze hejuru yayo ahubwo nuko icyatuyobeye twayobeye ukuntu yahageze. mwabe buryo yageze mu mwari mwagiye musanga yiri hejuru arimo arayisambanya yiri hejuru. Eh. Ahubwo twebwe twamubajije ukuntu yaje agasanga tudahari agahitamo kurira inama. none se ubu ngubu ko hano ndabona ari ifamu nini muzajye mucunga neza buriya ntiwasanga n'inka ageze isambanya mwagiye kuko hano nabonye hari ifamu nini y'inka, ingurube, ihene, intama, ibintu ndabona ari ifamu nini harimo ibintu bitandukanye. Hano habamo ibintu byinshi bitandukanye. Mm. Habamo ibintu byinshi ahubwo nuko batwinjirira uwo ari we wese mu mpande no mu mpande tugasanga yinjiyemo. Ahubwo muri make nuko yenda dushobora kuzaka uburenganzira bakadufasha ku buryo nta bantu bagomba kutwinjirira. Okay, buretse gatonya uyu musore nta kibazo cyo mu mutwe yari afite. Yewe muri make ni ukubona umuntu nimba ngo yarigeze gusara mu bihe bishije ariko simbizi nimba koko byarabaye. Ariko yaje hano araza akatuganiriza bisanzwe tumenye yuko ibyo bintu yabikora. Bisobanuye yuko uyu musore ntago muziranye birambuye n'inshuti biraho bisanzwe mwahuriye n'ahangaha mu bijyanye n'akazi. Ntago tumuzi neza kuko twebwe twaje afite imyaka ingahe ubundi no musore? Afite 25. Afite 25. Amazina waba uyibuka? Oya, amazina yibuka ntago nyibuka. Yenda turaza kuyabaza. Se umukuru w'umudugudu wa hano iyo mugerageje ku nk'iki kibazo cyabaye mukagerageza kujya kurega uno musore bigenda bite cyane ntago murabivuga ngembe mwibariza umukuru w'umudugudu ese uyu musore yacitse cyangwa tumuhamagarize ribu ize imufate cyangwa tumwihorere? Icyo twakivuzeho kubera bitewe n'abantu bahora batwinjira aricyo nakubyiye. Kuko mu mudugudu wino tugomba kurega hari igihe tugenda. Reka mbanze mbwira abanyarwanda umudugudu ari uwuhe akagara ari akahe kugira ngo babashe babyumve. mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbandazi mu kagari ka Cyeru habereye amahano akomeye cyane ibyarishije abanyarwanda benshi cyane abandi bagatangira kwifata ku munwa. Umugabo w'imyaka 45 y'amavuko yasambanyije inka kugera izi saha igitsina cyo kirimo kirabyimba. Uyu mugabo yahise yihutanwa ku bitaro bya Masaka kugira ngo yitabweho n'abaganga b'inzobere ataza kuhaburira ubuzima dore ko yagiye igitsina kibyimba kugeza izi saha uyu mugabo igitsina cye kirimo kirazamo inyo. Ibi ngibi byarishije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Uyu mugabo yasambanyije inka ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Mu gusambanya inka kamera zaramubonye arimo asambanya inka, nyirinka aza kubibona arabyihorera ariko kugeza izi saha uyu mugabo yabyutse igitsina kiri kubyimba kiri kumurya ndetse bitameze neza. Nibwo uyu mugabo wese yutanwa kwa muganga bamubaza impamvu igitsina cye cyabyimbye avugisha ukuri avuga yuko yasambanyije inka ariko kugeza izi saha ameze nabi. Uyu mugabo mu gusambanya inka iyi famu yayikoragamo kandi uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 2 ndetse n'umugore ariko uwo mugabo yakoraga akazi k'ubushumba hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbandazi mu mudugudu wa Cyeru niho bino byabereye. Niho uno mugabo yasambanyirije inka dore ko yakoraga mu ifamu. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo batari bazi yuko bino bintu yabikora byo gusambanya inka. Umugore we Ngiriyosanga Janine avuga uko byatangiye, avuga yuko hari yaciye iminsi igera kuri 3 adakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we. Ntago yarazi yuko umugabo we yabyimbye igitsina kandi umugabo we yari yarabimuhishe. Kugeza izi saha umugore we nawe yatunguwe avuga yuko atarabizi, yari afite uburiri bwe n'umugabo afite uburiri bwe dore ko umubano we wari umaze iminsi urimo agatotsi. Ubwo Janine yamusanze arimo amuca inyuma uyu mugabo yaguze indaya
yanzura ko atazongera kuryamana nawe, avuga yuko azongera kuryamana nawe ari uko bagiye kwipimisha akareba nimba nta birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina afite, harimo sida, imitezi ndetse na mborogo n'izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Ibi ngibi rero Jeannine yabikoze kugira ngo arinde ubuzima bwe ndetse arinde n'ubuzima bw'abana be n'abandi azabyara. Yavuze ko agomba gutegereza amezi 3 agashira bakajya kwipimisha bakareba yuko uyu mugabo inda yarongoye itamwanduje sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kugeza ubwo ngubwo nibwo aherukana n'umugabo we, no kuvuga ngo umugabo wiwe yari umushumba yakoraga mu ifamu y'inka. Nibwo rero uyu mugabo yaje kugira agahinda, umugore amwimye kuri yuvi na yuvi, uyu mugabo ajya gusambanya inka, ariko kugera izi saha byamuviriyemo ingaruka zikomeye cyane, ubwo n'igitsina cyiwe ashobora kukibura bitewe nuko kirimo kirabyimba cyane, kandi ikindi nago indwara kwa muganga bari kuyibona. Rero bishobora kurangira igitsina bagikase. Umugore bavuga yuko uyu mugabo we yamunaniye, kandi ikindi adakora inshingano z'urugo nk'uko zikwiye, ahubwo ajya kwirebera indaya iyo amaze gusinda, amaze kunywa inzoga, aho kugira ngo ahire umugore n'abana yigira mu ndaya. Bino umugore yabivuze ari mu gahinda n'amarira, amarira arimo arashoka. Abaturage biwunganiye uyu mugore bavuga yuko uyu musore yikundira guturaya, yikundiraga icupa, ndavuga inzoga, bino rero bigatuma atujuje inshingano z'urugo. Bityo rero uyu mugabo niwe wiyishe, kandi bajya bavuga ngo uwiyishe ntaririrwa. Nyiri ino famu avuga yuko uwo mugabo yamuhaye akazi bamaranye imyaka irenga 5, avuga yuko uwo musore yamukoreraga neza, avuga yuko uwo mugabo yamukoreraga neza, kandi uwo mugabo yari inyangamugayo. Ariko ibi ngibi nawe yabirebye kuri kamera, ntabwo yabyizeraga ko ari byo, yabonaga ari nk'inzozi. Ariko kugeza izi saha umukoresha we arimo aramurwanaho ngo arebe ko yakira. Nongera kwibutsa ko icyaha cyo gusambanya inka ni icyaha gihanwa n'amategeko, ni icyaha gikomeye cyane, kubera ko ushobora gusambanya inka ugakuramo izindi ndwara ukazanduza abantu bagiye batandukanye, ugasanguzanya icyorezo mu baturage. Bino ahubwo umugore we ni akagabo uhanze yuko baryamana. Ubu kugeza izi saha uyu mugore nawe aba afite indwara itaraboneka cyangwa itarabonerwa n'umuti. Kugeza izi saha rero uyu mugabo ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye hano. Amakuru nakagaruka mu kanya n'inkuru irambuye ndetse n'ibyo yabivuzeho n'ibyo abaganga bavuze, ni mu kanya ni inkuru irambuye. Ndabakunda cyane, ndi mwumvaga nitwa Kidasamura.